Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje abakurikiye ijambo ry'Imana, muragezwaho na Pastor Waribeshya Donati ku bwa Saveur Divine. Bene data, uyu munsi dufite intego itubwira ngo imbaraga z'Imana mu ntege nke za muntu cyangwa mu ntege nke z'umwana w'umuntu. Turasoma iri jambo ry'Imana mu gitabo cya Yona ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri rimubwira riti, haguruka ujye i Ninewe, wa murwa munini uwuburire imiburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse, kandi Ninewe wari umurwa munini cyane, kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, ararangurura ati, hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa bose, bakambara ibigunira uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategekana itegeko n'abatware be b'intebe, aryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo sogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi. Ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi aho ari, aho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite iturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye, bakareba inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Bavandimwe, inshuti zanjye, twe tugiye gufatanya iri jambo, tugiye kuganira iri jambo mu buryo bukurikira, nk'uko intego y'iri somo cyangwa y'iri jambo tugiye kuganiraho twese dufatanyije, imbaraga z'Imana mu ntege nke za muntu. Bene data, nk'uko namaze kurisoma, namwe muragerageza kurisoma kugira ngo tuze gufatanya twese. Iri jambo rigera kuri Yona ubwa kabiri bivuga ko hari ubwa mbere. Mwese murabyumva kuko ubwa mbere yari yanze gutumwa, ariko hano kubw'imbaraga z'Imana aremera, kuko Yona yari afite intege nke z'umubiri mu kwamamaza ubwami bw'Imana. Noneho rero kubw'imbaraga z'Imana aragenda avuga ibyo abwiwe n'umwuka w'Imana. Agenda urugendo rw'umunsi umwe, arangurura ati, hasigaye iminsi 40 i Ninewe hakarimbuka. Aha niho imbaraga z'Imana ziri mu ntege nke z'umuntu. Uko uyu watumwe yabitekerezaga siko byagenze, kuko yumvaga agiye kuvunika, yigisha cyangwa avuga bikamugora. Siko byagenze rero, kuko Imana
yamukoresheje ibyo we yatekerezaga ko atashobora, maze ab'Nineve babyumvise bemera Imana, bahita bafata umwanzuro wo gusenga Imana no kwiyiriza ubusa. Ibi byabaye umwami ataramenya ibyabaye, kandi abangaba bahise bafata umwanzuro kuko aho yahereye bahise bamwumva vuba. Ntibarya ntibanywa, uhereye ku mukuru ukagera ku muto, hamwe n'amatungo. Bivuga ngo bumvise vuba kubw'imbaraga z'Imana, bahindukiye vuba n'umutima wabo wose. Ibyo ari byo byose bahaye agaciro iby'umuhanuzi yababwiye, kandi baritwararika. Umwami nawe abyumvise abiha agaciro, nawe yemeza ko Imana ivuga, ategeka ko abantu bose biyiriza ubusa, akambara ibigunira nk'ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Ku matungo ntibyari bisanzwe, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ab'Nineve bari bihutiye gushaka kugirirwa imbabazi n'Uwiteka, kandi byabagiriye umumaro. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindutse bakareka inzira mbi, yereka ibyago yari yabageneye. Bene data, aha hari amagambo akomeye cyane. Abangaba nabo bafashe umwanzuro ukomeye cyane, nk'uko natwe muri igihe cya none ibyari bigiye kutumerera nabi cyangwa kutugirira nabi byinshi kubera gusenga kwa bamwe badusengera hirya no hino. Wowe wumvira ijambo uryumve nk'uko hari benshi badusengera tuba tutazi, kandi bakagerageza kwiyiriza ubusa, kwicisha bugufi imbere y'Imana. Kubw'intege nkeya zacu rero hari abadusengera bituma imbaraga z'Imana zimanuka zikatugeraho. Turebye urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7, ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Kandi nubwo habaho kugeragezwa, bituma kwizera kwacu kugaragara cyane ko ari ukuri. Ni ukuri kwizera kwacu n'intege nkeya zacu bigaragaza ko Imana idufitiye imbaraga, kandi itwohereza umwana wa Yesu Kristo n'umwuka wera. Ibi bitwereka ko buri wese akwiriye guca bugufi mu ntege nkeya ze, akemera ibyaha bye, maze Imana kubw'imbaraga zayo ikadukomeresha umurunga wayo. Zaburi ibice 20 umurongo wa 7, ngo none menye yuko Uwiteka akiza, uwo yasize azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, amusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Mwibuke intego yacu y'umunsi, imbaraga z'Imana mu ntege nke za muntu. Bene data, ab'Nineve bakijijwe kubwo kumvira ijwi ry'Imana. Natwe twasenga, ibyago byamanutse, ibyago dufite muri iyi si byavaho kubera kw'isengesho ry'Imana. Ndabifuriza rero kugira imbaraga, ndabifuriza kudacika intege muri uyu murimo kubwo kumvira ijwi ry'Imana.